banesheje isi na satani ndetse n'umubiri. Mbega ihuriro ry'abera bose bavuye mu isi, banesheje isi na satani ndetse n'umubiri. Mbega ihuriro ry'abera bose bavuye mu isi, banesheje isi na satani ndetse n'umubiri. Ribendera ry'umwana w'intama wanesheje, tuzazamura ibendera y'umwana w'intama wanesheje. Isi na satani tuzaririmba indirimbo y'umwana w'intama wanesheje. Mbega ihuriro ry'abera bose bavuye mu isi, banesheje isi na satani ndetse n'umubiri. Mbega ihuriro ry'abera bose bavuye mu isi, banesheje isi na satani ndetse n'umubiri. Tuzazamura ibendera. Mbega ihuriro ry'abera bose bavuye mu isi, banesheje isi na satani ndetse n'umubiri. Tuzazamura ibendera y'umwana w'intama wanesheje, tuzazamura ibendera y'umwana w'intama wanesheje. Yesu ashimwe. Mwongeye kwirirwa mumeze neza. Imana yo mwisho ikomeze ibiteho, ikomeze ibahe umugisha, kandi nanjye umugisha w'Imana ukomeze unyuzureho, utembe unyuzureho. Imana yo mwisho ishimwe kuri byose. Ndayishimiye cyane, maje kwishimira kubona abaririmbyi beza. Uri igihe cyose ushaka kwinjira muri presence y'Imana, ujye ufata akanya kawe ubanze ushyushye umwuka wanze uramye, wumve umutima wabaye free. Uziko uraramya ukibagirwa bya bindi byose bigutesha umutwe, ukabyibagirwa ukazamura ibendera. Nukuri nukuzamura ibendera ry'umwami Yesu wanesheje. ngo mbega ihuriro ry'abera bose. Bano baririmbyi bari mu mwuka. Tutimagine abantu baririmba ngo tuzazamura ibendera, ngo tuzaba twatsinze, ngo twatsinze isi, umubiri na satani. Ngo ntabwo ari ibintu biri hazard. Isi yose irimo iraririmba Kristo. Niba rwose waracikanwe, turagira ngo tukumenyeshe ko isi yose irimo iravuga Kristo, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo icyo gihe Yesu ari kubivuga neza muri Matayo 24, avuga ngo icyo gihe ubutumwa hose buzaba bumaze kwamamara isi yose. Ahantu hose ujya kuri YouTube ugahita ubona ubutumwa bwiza, mbese isi yose ni ubutumwa bwiza. Bigaragaza ko rero turi around yo kuzamura ibendera, turabera twaranesheje, tunezerewe n'ukuntu tuzaba twanesheje, sibyo?
so nongeye kubabwira akantu rero, urugendo turarukomeje urugendo turarukomeje. Uko tugaburira umubiri wacu ni nako tugaburira umwuka, kuko iby'umwuka nibyo bibasha kutubashisha umunsi ku wundi kurusha ibyo kurya, si byo se? Kurusha ibyo kurya, iby'umwuka nibyo bidushoboza umunsi ku wundi, si byo? urumva hano Yesu aravuze ngo kandi ngo ubu butumwa, angabanyeho gatoya ko nanjye ijwi ryanjye ntabwo ari rinini. Aravuga ngo kandi muri Matayo 24 mu murongo wa 14, ngo kandi ubu butumwa bwiza bw'umwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Bivuga ngo uku kuntu isi yose irimo ivuga Jésus Christ, ahantu hose baravuga Kristo, baravuga Kristo ni ukuri. Abato bavuga nyine bafite indi si y'umwuka. Umuntu wese aba afite ahantu haherereye, eida uri kwa Satani, cyangwa uri mu rugendo na Kristo, cyangwa uri muri ignorance, ntabwo uzahura. Abo nabo barahari. Niyo mpamvu naje kuvuga ngo twongere dutyazanye, niko bavuga harya ngo turi ibyumba. Niba ari muri Migani, turi ibyuma bityaza ibindi. Niba ari Migani kangahe, naje kubatyaza, naje kubibutsa ko hari umunsi tuzazamura ibendera, kuko tuzaba twaranesheje. Sindi mwayumvishe ino ndirimbo neza ngo mbega ihuriro ry'abera bose bavuye mu isi, banesheje isi na Satani ndetse n'umubiri, tuzazamura ibendera ry'umwana w'intama wanesheje. Aba baririmbyi bari mu mwuka, Imana yo mu ijuru ibuzuzeho amavuta, ibaha umugisha, yaze kwifuza kwabo. Bivuga ngo ibi bintu bizabaho. Aba baririmbyi ntabwo tuziranye ntabwo tuziranye, ariko bivusigura ko ibintu bizabaho, once bizabaho, umunsi tutazi. Yesu aravuga ngo n'umwana w'umuntu ntabwo uwo munsi awuzi, sibyo? Rero kuba atawuzi, urugendo tugize gute? Turarukomeje. Uyu munsi rero ni kwa gatanu. Abakunda kunkurikira, nkunda kuba mpari kuwa mbere no kuwa gatanu. Dutangira n'icyumweru hamwe twiragiza Imana. Impamvu mbikora nuko umwuka wanjye ampatiriza kubwira abantu batarakizwa ngo muze twegere Imana. So nza kuwa mbere rero kugira ngo dutegure icyumweru, hanyuma tuzarangiza icyumweru dushima Imana. Umwuka wanjye nyemeza ko abo umwuka yampaye tuzajya tubigendanamo neza. Niyo mpamvu mba nifuza ko dutegura icyumweru tukagitangira dusenga, dushimira Imana ko iduhaye ikindi cyumweru. Icyumweru bisobanura ngo andi mahirwe mashya. Kuwa gatanu turongera tugahura tukavuga ngo Mana ushimwe, icyubahiro ni cyawe. Ahari wenda dushobora no kutavuga byinshi, ariko tuvuga ngo turi bazima, turi bazima, turi bazima, sibyo? Hari umushuti wanjye acuruza indabyo buri minsi afite agafaranga, kandi agafite mu minsi y'akazi. Bishaka kuvuga ngo hari abantu bapfuye ntabwo ari ukubera amakwe, ntabwo ari ukubera seremoni runaka, ahubwo ni uko hari abantu bapfuye. Izo ndabyo niyo mpamvu yabonye amafaranga. Ibintu byose ngo bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza, niyo mpamvu yabonye amafaranga. So rero twebwe dufite gushima Imana ko izo ndabyo atari twebwe bazishyizeho. Icyumweru kirangiye amahoro, mu kazi, mu majya n'amaza, korona irimo iracicikana, noneho wagira ngo sinzi uwayitumye, wagira ngo hari ahandi hantu yaturutse hatari hahandi dusanzwe tuzi, ariko we are a living testimony, turi bazima, sibyo? Imana mu ijuru ibiteho, ibagirire neza. Mureke dusenge. Tuvuye mu kuramya Imana, tuvuye kuvuga ukuntu Imana ari nziza, tuvuye kuvuga ukuntu yatugiriye neza. Buriya akenshi iyo umuntu avanga Imana yaramugiriye neza, abavoma hafi bahita bumva ko ari bifatika. Nabyo ni neza y'Imana, ariko as long as turi bazima turashima Imana, sibyo? Amahirwe ntushobora kohereza uwapfuye, amahirwe tujura ari ku muntu ukiri muzima, sibyo se? Niyo mpamvu
haba hari akantu gato ko kwizera niba utari umwizerwa kavuga ngo Imana izabigenza neza, Imana izabikora, Imana izagira gute, Imana izagira gute, sibyo? Atahari wenda ahangaha ijambo ry'Imana avuga ngo hari kurira kwa umuntu ariko bwaki impundu zikavuga. Birongera avuga ngo yemwe abibutse Uwiteka nimugahweme ngo kugeza ubwo Yerusalemu izahindukira amashimwe. Ni ukuri umwami Imana uhagaze yaduhamagariye kugira gute, kutwandagaza cyangwa kudukoza isoni, sibyo? Uwiteka Nyiringabo, twongeye kuza imbere yawe, ndagushimiye ku bwanjye, ngushimiye ku bw'abankurikiye, ngushimiye ko iminsi 5 rwose turayirengeje, ariko navuga ngo ntabwo ari kubw'imbaraga zacu no kubw'imbaraga zawe. Ni ukuri dufunguye amaso tukareba ingabo nyinshi zapfuye ku bwacu, niho twakwiyumvira neza urukundo dukunda. Ngushimiye rero ku wa mbere, ngushimiye ku wa kabiri, ngushimiye ku wa gatatu, ngushimiye ku wa kane, ngushimiye ku wa gatanu, nkomeje ngushimira no kwa gatandatu no ku cyumweru, memu na next week ndagushimiye, ariko umutima wanjye urakunezerewe. Ngushimiye ko hari byinshi uba wadukoreye, buri wese agiye yandika ku gapapuro cyangwa mu ikaye akavuga ngo uyu munsi umwami Yesu yakoze ibi. Ni ukuri ibitabo byakuzura bikuzura, kuko n'isaha ndi mvuga izina ryawe hari abantu uri kugirira neza. Ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Ni ukuri njye ahari byangora kubwira ko ngukunda, ariko mu bushobozi bwanjye ndabikora. Ngo umutima wanjye ukunezerewe. Ni ukuri suko hari ibintu bifatika nabonesheje amaso, ariko umutima wanjye uranezerewe kuri byose. Ngushimiriye ku bwanjye, ngushimiye no kubankurikiye, ngushimiye ko mwama hari neza yawe twabonye, kandi ngushimiye ku byo uri gukora tutari kubasha kubonesha amaso, no ku byo uzakora mu gihe kizaza, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu abaho umugisha, Yesu akomeza abiteho. Nongeye kubibutsa ko ijambo nkunda kubabwira ni uko urugendo turukomeje, kandi turukomejanye hamwe muri Kristo Yesu. Aha rero nje kubwira ngo umwana w'Imana wakiriye ubwiza bw'Imana agerageza kubana n'abantu bose amahoro, sibyo se? Ukambaza uti sanje kubana n'abantu bose amahoro byashoboka? Biragoye biragoye, ariko we do our part, n'abandi bagakora umwanya wabo, sibyo se? Ukwanga ntago yareka kukwanga, ariko ikintu cyose umuntu abibye nicyo asarura. Nubiba, katubifate mu buryo buri practical, dufate umuntu ugiye kubiba ibigori, ashobora gufata ikigori kimwe akakivungura kimwe akajyana mu murima akabiba, ariko akazasarura ibigori byinshi. Iyo ni principe y'isi. N'abisi buriya akenshi ujya wibaza ngo kuki batera imbere? Barakora kandi bakagira icyo baganya, nabi ibihembo by'isi barabibona, sibyo se? So ni principe y'isi, icyo ubibye nicyo usarura. So rero nagira ngo mbabwire ngo mu rugendo rwacu rwa gikristo tugerageze tugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. None biravuga ngo tugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, muri mu Baheburayo 12:14 ngo kuko utameze gutya atazabona umwami Imana. Yagera bose babuye mwisi. Ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, n'uwo kwitwa ko utejejwe atazareba umwami Imana. Sinzi niba hari umuntu yifuza kuzareba umwami Imana. Ahari wavuga uti se nzamureba ryari? N'ubu ngubu turamubona, dutangira gusarura. Petero ari kubaza Yesu ngo abamukurikiye yaramubwiye ngo muzabona ibikubye 100 muri iyi si, ngo kandi muzacira imiryango 12 y'Abisiraheli, ngo kandi muzahabwa n'ubugingo buhoraho. Bivuga ngo tuzabona ibyikubye 100 ku byo twatakaje tukiri muri iyi si. Imyaka 1000 nishira, itorero rigarutse guca urubanza, umva ngo Kristo azaza dutware tugende tubane nawe ngo imyaka 1000. Iyo myaka 1000 nishira tuzagaruka guca imanza kuri iyi si, kandi izo manza nizirangiza tuzahabwa ubugingo buhoraho. Murumva ukuntu biryoshye? Kubivuga mu magambo biragoye no kubyumva, ariko ngenda byizera ko ariko bizagenda, sibyo? So rero umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, ça fait partie y'urugendo dukomeje, sibyo? Ijambo ry'Imana bavuga ngo ntushaka gukunda Imana utarabona udakunda mugenzi wawe. Mbaze se hanje se wo bana n'abantu bose amahoro? Same time biratugora, ntago tubishobora. Hari n'ukwanga utazi n'icyo akwangiye, ariko ndagira ngo mbabwire ko umwami Imana twakiriye, umwuka wera uturimo ni umwuka w'amahoro.
agerageza kudushoboza, noneho twe tugakora ibitureba, abandi nabo bagakora ibindi. Niyo mpamvu mu kubiba kwacu tugomba kubiba urukundo, tugomba kubiba urukundo, tugomba kubiba amahoro kugira ngo tuzabone ibyo dusarura. Reka tutari no kubikorera gusarura, tubikore kuko turi abana b'Imana. Umwami Imana wacu ni umwami w'amahoro, sibyo? Ni umwami w'amahoro da. Muribuka icyanditswe kivuga ngo Melikisedeki umwami Salemu ni umwami w'amahoro, sibyo? Kandi Melikisedeki ni Kristo, ni umwami w'amahoro. Niba twaramwakiriye dusa nawe, tugomba kubiba amahoro. Yesu aravuga ngo mbese ngo urumuri, amahoro ni nk'urumuri, ngo ese urumuri ngo urumuri rwakwatwikiraho intonga? Ntabwo bishoboka. Turabahesha b'amahoro. Niba turi abahesha b'amahoro, tugomba kubana n'abantu bose amahoro. Turi umunyu w'isi. Mu gihe isi iba yakayutse, twe turi nako mu gihe isi iba yashaririye, turayiryoshya. Niyo mpamvu dufite imbaraga, dufite nako gushobozwa kubana n'abantu bose amahoro. Ahari wenda biratugora, nge hari igihe rwose umuntu ambabaza ubusharire bukazana ajya gusenga, ariko nageraho namara nk'iminsi nk'ibiri ngatuza nkavuga ariko se ngiye murushije iki? Ntacyo murushije, mbaye nkawe, sibyo? So rero tugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, ngo nuwo kwezwa, kuko utejejwe atazabona umwami Imana. Impamvu yongeraho kwezwa nuko Uwiteka Nyiringabo yera. Muse nanjye, ntabwo nabyara abana ngo bateye gusa nanjye. Ibintu byose rero tubishobozwa na Kristo duha imbaraga. Niyo mpamvu urwo rugendo rwo muri Kristo turukomeje. Yesaya aravuga ngo iyo nzira ntawe uzayiyoba. Niko Yesaya avuga ngo iyo nzira ntawe uzayiyoba, ngo ni inzira nyabagendwa, ngo n'umuswa. Yesaya igice cya 35:5, ngo iyo nzira ntawe uzagira gute, ngo ntawe uzayiyoba, ngo kereka ufite umutima wanduye. Niko Yesaya avuga. So rero mu gihe cyose dukomeje urugendo, yaba abakijijwe abadakijijwe, abadakijijwe bafite urugendo rwabo, ariko njye nababwira ngo muze twishyire hamwe, tuzazamura ibendera. Murabona ukuntu mubara abaririmbyi bareneze, murumva ukuntu banezerewe bataragera mu isi. Baranezerewe. Nanjye warimbaga numvaga, kandi mu by'ukuri ntabwo ari indirimbo imbwira ngo Imana izaguha ibi, Imana izakora ibi, Imana mbe ihuriro ry'abera. Niyo mpamvu babwira ngo urugendo turarukomeje. Isaya 35 igice cya 8 aravuga ngo kandi hazabayo inzira nyabagendwa, ngo iyo nzira izitwa, nuvuga ngo 35 ivuga inzira y'abacunguwe, ni title ni kwivuga ngo kandi hazabaho inzira nyabagendwa, ngo iyo nzira izitwa inzira yo kwera, ngo abanduye imitima ntibazayicamo, sibyo? Ngo ahubwo izabiya abandi batanduye imitima bera, kuko yavuze ngo ni inzira yo kwera, sibyo? Ngo nta ntare izahaba inyamaswa y'inkazi. Reka tuteye gukomeza, ariko ashaka kutubwira ko ni inzira yo kwera, ngo n'umuswa ntazayiyoba, sibyo? Ngo kandi hazaba inzira nyabagendwa, ngo iyo nzira izitwa inzira yo kwera, ngo abandi imitima ntibazayicamo, ngo ahubwo izaba iya babandi, ngo abagenzi naho baba ari abaswa. Urumva? ngo ntibazayiyoba. Mvuga ngo iyi nzira nta selection ifite, kereka abanduye imitima. Mvuga ngo waba umukene, waba umukire, waba uvuka mu muryango wa hehe, waba ukomeye gute, igihe cyose uzadesida kutagira umutima wanduye, iyi nzira ntabwo izakugora kuyijyamo, kuko Yesu aravuga ngo ndi umugwaneza, ngo munyikoreze imitwaro, ngo erega umutwaro wanjye ntabwo uremereye. Bivuga ngo igihe cyose ukoze salenda ugahereza Kristo ubuzima bwawe bwose, arabyikorera, sibyo? Arabyikorera. Niyo mpamvu uyu bwete wo kubana n'abantu bose amahoro tuzawushobozwa na Kristo. Ese ubu ni njye nagukunda ndinde? Nagukunda se mbishoboye gute? None se abanga abandi ugira ngo hari icyo mbarusha? Ariko Kristo yaje aravuga ngo anje urapfuye, nzutse mbaye muzima muri wowe, sibyo? Niyo mpamvu iyi nzira uzayidesida ntazayoba, ntabwo izamugora, sibyo? So turakomeje rero urugendo rw'ubuzima. Ndi hano ngo nkwibutse, hari abandi bagenzi banjye bari kuvuza ingoma hirya. Yesu avuga ngo twabavugirije imyirongi, ni ukuri imyirongi tuzayivuza nk'uko natwe hari uri kuyituvugiriza, sibyo se? Ariko ntitwishimire yuko twagenda twenyine, ntacyo byaba bimaze. Ngo icyo gihe ngo ijambo ry'Imana rizaba rimaze kuvuga ku isi yose. Anje nanjye ndarivuze da,
naho narekera aho ngaho ndarivuze, ntihabuze abantu 100 bamaze kuryumva. So bivuga ngo n'abandi sibyo. Bivuga ngo rero gushobozwa kubana n'abantu bose amahoro nuko twuzura intwaro z'umucyo. Intwaro z'umucyo murazizi, ziri mu Baroma igice cya 13:12. Haravuga ngo igihe kirageze kandi kirasohoye ngo burenda gucya. 13:12 Abaroma. Abaroma babaye nyuma y'ibyakozwe n'intumwa. Haravuga ngo ijoro rirakuze burenda gucya, ngo nuko twiyambure imirimo y'umwijima, ngo twambare intwaro z'umucyo. Sibyo? Wa muririmbyi yavuze ngo twiyambure ibitari by'Imana, twambare imyenda yera niyo ntwaro z'umucyo. Intwaro z'umucyo rero ni izihe? Havuga ngo tugendane ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo, ngo tutagira ibiganiro bibi, tudasinda, tudasambana, tudakora iby'isoni nke, tudatongana, kandi tutagira ishyari, ngo ahubwo mwambara umwami Yesu Kristo. Ubundi intwaro y'umucyo ya mbere ni Yesu Kristo, niyo mpano Imana yaduhaye. Mu mpano zose Imana yaduhaye Yesu Kristo, Kristo nawe aduha umwuka wera, sibyo? So rero kugira ushobore intwaro z'umucyo, ndaje mbaha example gato, ngo ahubwo mwambara umwami Yesu Kristo, ngo kandi ntimuhurwaho imibiri yanyu ngo ubone uko ikora ibyo yifuza. Ni ukuvuga ngo intwaro z'umucyo, dufate example, iyo ucanye nk'agatara hanze hamwe bashyira bwa butara leta yategetse, kara gatara karaka nijoro kakageza hahandi umwijima utari, sibyo? Nako umwijima uri, nako aho kagarukira niho kagarukira. Niyo ngo hahandi kari abantu babasha kubona. Murabyumva? So ariko hirya mu mwijima ntawe ubasha kubona. Nizo ntwaro z'umucyo, nicyo bisobanura intwaro y'umucyo. Intwaro y'umucyo rero mu magambo arambuye ni nko gukunda abantu, ntago amategeko abihana. Niko Abagalatiya bavuze ngo ibyo byose amategeko, ibyishimo, urukundo, kwihangana, kubabarira, ineza, ibyo byose amategeko ntabihana. Niyo mpamvu ari intwaro z'umucyo. Ntushaka kubwira umwami Imana ngo uramukunda udakunda mugenzi wawe, sibyo? Uru rugendo rero duhura n'abantu buri munsi, baradukomeretsa, baratubabaza, amashyari, urwango, natwe hari abo tubikorera, ariko bisaba ngo umwami Yesu Kristo ahora turenuvera. Mumushiye ko bisaba ngo Kristo aba ari we uturimo, aba ari we ntwaro y'umucyo ya mbere, sibyo? So rero Pawulo avanga nshobozwa ibintu byose na Kristo. Pawulo yatondetse ibintu, ariko hasi avuga ngo byose ni ijambo ririmo ibintu byose. Njye yanje ntago nabishobora, nawe ntiwanabishobora, ariko Kristo aradushoboza. Ntago wabana n'abantu bose amahoro ku giti cyawe, cyakoze habaho n'inyangamugayo, habaho n'abantu b'inyangamugayo bafite ukuntu barezwe, bakuze, sibyo? Abo bantu nabo barahari, nabo kandi ni abantu beza. So rero mu ntwaro z'umucyo twambara, reka twambara urukundo kugira ngo tubashe kubana n'abantu bose amahoro. Twongere twambare indi ntwaro ikomeye yitwa kubabarira. Twongere kwambara intwaro yo kubabarira, tubabarire bituvuyemo, atari ukurenzaho, atari uvuga ngo ngiyo mbimenye ngo agakiza ngo mba nkarambitse hasi. Agakiza turakagendana, haba mu mahwa, haba mu byishimo, agakiza turakagumana, sibyo? Kandi usanga akenshi tubabazwa. Ijambo ry'Imana avuga ngo abanzi b'umuntu bazaho mu nzu ye. Usanga tubabazwa n'abantu bacu b'indani, babandi twizeye, tugahereza ubuzima bwacu, tukabizera, ugasanga nibo batubabaza. Ariko umwami Yesu Kristo aravuga ati mwihangane, mubihanganire, mubababarire, mubasabire umugisha. Ngo tubatse amakara ku mutwe, ariko icyiza nuko twabasabira umugisha tuvuga ngo Mana bahereza urumuri ahari wenda nitwe tutareba, natwe tumurikire kugira tubashe kubana nabo neza amahoro. Bivuga ngo ni urugendo rwa buri munsi, twiga kubana nabyo, twiga kwikosora, twiga kumenya uko tubigenza, twiga kumenya uko tubivuga, twiga kumenya uko twitwararika. Umuntu akagutuka, akakubwira nabi, akagusebya, yewe n'amarozi barayaduha, ibintu byose bishoboka, ariko turihanganirana kuko natwe haraho twagiye, ngo natwe twahoze muri bamwe muri abo. Hari naho natwe biducika ukupfura uti ati kuki yabikoze gutya, ariko Pawulo avuga ati dushobozwa byose na Kristo. Ni urugendo turarukomeje, sibyo? Naje kubabwira rero ngo dushime Imana ko icyumweru kirangiye, ariko nabibutsa ko urugendo turukomeje, sibyo?
urugendo turarukomeje. Aha rero kuri Facebook ni social media, hariho abantu dukijijwe, hari n'abantu rwose iyo nzira tutaragira gute tutarayimenya, kandi atari uko dufite imitima yanduye, ari uko ntawe uratubwiriza, sibyo ngo se ngo babyemera gute ntawabwirije, ariko twaje kubabwiriza. So twavuga ngo rero umuntu utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza yamwakira, sibyo twamwatuza rwose kugira ngo iyo nzira nawe ayigendemo, twamwatuza kabisa kugira ngo iyo nzira ayigendemo. Biravuga ngo nibizera Yesu Kristo ko ari umwami, twemera ko Imana yamuzuye, uzakizwa. Kristo turacyakomeje kwamamaza ko ari umwami, kandi nta n'igihe tuzabireka, turabikomeje kuko nanjye yambereye umwami, kandi na n'ubu turacyakomezanyije urugendo. Ntabwo ari njye uriho vrema, singiye kubabeshya, ku bwanjye nta nubwo mba nkiriho, mba naranapfuye naribagiranye. Twavutse mu miryango y'abantu bakenyuka, bapfa bafite imyaka 20 n'ingahe. Urumva ko ndi umuhamya wo guhamya ko Kristo atanga ubuzima, kuko ari ubwe. Ubuzima bwa Kristo ntibujya buba expire. Nababwiye icyanditswe cya Kareba avuga ngo imbaraga nari mfite mu myaka 40 nizo mfite. Urumva, nizo mfite mu myaka 85. Bivuga ngo muri Kristo dukomeza tubabashya, dukomeza tubabashya. Uwo mwuka wo gukenyuka twawusize aho twavuye, iyo za karandi iyo ntabwo kitugendaho, sibyo, ntabwo kitugendaho. Niyo mpamvu bisaba ngo tubwire abantu ibyiza twaboneye muri Kristo. Ntabwo wabyihererana, ni ya ntongo udashaka gutwikira hejuru y'urumuri ngo bishoboke, ntabwo bishoboka. Kera najyaga njya mu ruhango, rimwe ndi gutaha nsohotse ngeze ku muhanda, numva uriya mugabo niba yitwa nde sinzi ukuntu yitwa, akunda kubwiriza mu ruhango, aravuze ngo abamenye Kristo ngo bamuvuga cyane. None se Kristo yagukiza kanseri ugaceceka? Waba ufite ikibazo gikomeye, sibyo se? Waba ufite ikibazo gikomeye cyane. Urumva? So rero uravuga ngo se gukizwa byanditse muri Bibiliya. Umuntu wese yemereye biravuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukabyatuza. Uriya kiriya gisambo ku musaraba cyabonye ijuru kuko cyahishuriye ko Kristo ari umwami, kigahita kimwemera, sibyo? Nawe rero niwatuza kuko cyabwiye mugenzi wacyo ngo nyamara uyu ni umwana w'Imana. Urumva yari yizeye, yahise yamaze kubishurirwa ko ari umwana w'Imana, sibyo? Biravuga ngo kereka umwana wo kurimbuka, uriya wo ku musaraba hirya ari umwana wo kurimbuka, kuko ntabwo uko guhishurirwa yigeze kugira. Hari abantu bakira imihamagaro mibi, uriya nawe afite umuhamagaro mubi, ni nk'umwe wa Farawo kubabaza ubwoko bw'Imana, sibyo? So rero nuba ubashije kubyumva ukabyizera rwose, umwami se bundi ni ikiguzi kihe? Niyo mpamvu iyo nzira iroroshye kuyigendamo, ngo ntawe uzayiyoba. Ikiguzi kirimo ni ikihe? Kwemera Yesu Kristo umwami n'umukiza akakuyobora. Niho bitandukaniye no kubaho wiyobora, no kubaho wiyobora. Noneho Kristo akavuga ati nyakira mpite nguha n'umwuka wera, byose abigufashe, sibyo? Ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Ubu uvuye mu gitabo cy'urupfu wanditswe mu gitabo cy'ubugingo, ubuzima ukabukomeza. Niho rero dukura na za mbaraga zo kwera intwaro z'umucyo, zo kugira intwaro z'umucyo, zo kubana n'abantu bose amahoro utanabishoboye, kuko we ku giti cyawe ntabwo wabishobora. Ngo kuko umutima ari umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, ngo kandi akanwa akaba ariko yatuza agakiza, sibyo? So umuntu rero wumva ashaka kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza yasubiramo aya magambo: umwami Yesu Kristo, uyu munsi ndakwizeye, nkuwe mu gitabo cy'urupfu nanditse mu gitabo cy'ubugingo. Ibyakera biribagiranye, mbaye icyaremwe gishya, mbabariwe ibyaha byanjye byose. Umbereye umwami n'umukiza, nanditswe mu gitabo cy'abana b'Imana.
amen. Ubwo rero ababaye umwana w'iki, tuba twakira umugeni mushya, ababaye umwana w'amasezerano nawe, ababaye umuraganwa na Kristo. Ibyo twarazwe, ibyo ngibyo ntuza yavuze, Yesu yabwiye Petero ngo muzabona ibikubye 100, muzacira imiryango 12 y'Abisiraheli, muzabona ubugingo buhoraho, muzaba abami n'abatambyi, ishyanga ryera b'Imana yaronse, nawe ababaye muri iyo, abagize iyo identite, sibyo? So rero nagira ngo mbabwire ngo tujye twibuka gushima Imana icyumweru kirangiye, kandi urugendo turarukomeje. Uyu munsi kari agapariti katubwira ngo tuhabwe tubane n'abantu bose amahoro, sibyo? Murakoze cyane rero, ndabashimiye. Nifuza kubaganiriza kuri utwo ngo nongere dukeburane, dutyazanye, turi ibyuma bityaza ibindi, kuko ndabizi ko bifite umumaro. Nta gihe na kimwe ijambo ry'Imana rimanukira ubusa, ngo ijambo ry'Imana ryifitemo imbaraga zo gusohoza uwaritumye. Muzi ukuntu isi yaremwe, ijambo ry'Imana niryo ryayiremye. Biravuga ngo jambo yahoze ari jambo, ngo mwiremwa, bivuga ngo habaye, bivuga ngo habeho, ngo habaho, habeho. Ni ijambo waturaga iryo jambo, akavuga ati habayeho iki kigahita kibaho. So ijambo ry'Imana ryifitemo imbaraga, niyo mpamvu duhora turyibutsanya kugira ngo riduhe izo mbaraga, rinaturwanirire, ngo ni inkota, sibyo? Yesu abagirire neza, abiteho, mugire umugoroba mwiza, musinzire neza. Za nzozi zo mu marimbi, natuye amaraso ya Kristo mu byumba byanyu. Amaraso ya Kristo aba ajejete, ab'igihome, imbaraga z'umwijima zose zigende mu izina rya Yesu Kristo. Mbatuyeho namwe amaraso ya Kristo, ngo ababere igihome, abatembeho, mbajanditsemo, aboze, abeze, abatunganye, abagira bera. Mbatuyeho inzozi z'umwuka wera, mwuka wera abagendere, mugire inzozi nziza, ababwire muri future, ikirere cy'umwuka wanyu gifunguke, mumenye ahazaza nta muntu uhababwiye kubw'umwuka wera. Mbatuyeho imbaraga z'ijuru ngo zibarinde, abamarayika barinzi, abamarayika Mikayeli babagote. Natuye kandi ku bantu barwaye, amaraso ya Kristo atembe mu mubiri wabo, atemba ahantu hose harimo ikintu kidakwiriye gisohoke. Nsengera abantu barwaye kanseri ngo bakire gukira, bakire amaraso mashya, bakire amaraso mashya. Umuntu wese urwaye kanseri uzumva iri sengesho, yakira amaraso mashya, yakire gukira, yakire ubuzima, kandi nakira azashima Imana, avuga ati ni Mwami Yesu wankijije, nohereje imbaraga zikiza kanseri. Umuntu wese urwaye kanseri akore kuri kino kiganza, yakire gukira mu izina rya Yesu Kristo, yakire imbaraga zikiza. Amaraso ya Kristo atembe mu mubiri we, yirukana ikintu cyose kirimo kidakwiriye mu izina rya Yesu Kristo. Yesu urakoze cyane, ndagushimiye. Mugire weekend nziza rero. Nabibutsaga ko mbakunda. Umwami Yesu akomeza abiteho muri byose. Amen.